kaze kandi wifurije gukomeza kugwa neza wowe udahwema gukurikira Roton TV ibyishimo umunezero biba ari byo bikuranga. Kuri ubu ngubu ibirimo biravugwa mu myidagaduro, baravuga ko umukinnyi wa filime nyarwanda uzwi ku izina rya Kiramani cyangwa se ku izina rye ry'ababyeyi yitwa Niyonshuti Yannick. Uyu Kiramani ari mu byishimo bikomeye cyane nyuma yaho akoze amasezerano akomeye cyane, aho yasinyanye amasezerano na televiziyo ikomeye mu Rwanda yitwa Radio TV 10, aho bagiranye amasezerano yo kujya bacishaho ibihangano bye kuri televiziyo ya TV 10. Uyu mugabo akaba avuga ko aya masezerano ari intambwe nawe ari gutera, ari kugera ku yindi ntambwe akaba ageze ku rundi rwego. Uyu ni umugabo umaze kumenyerwa cyane muri filime zitandukanye hano mu Rwanda, aho akina muri filime nka My Heart, aho akinana n'umukobwa witwa Nyambo. Aba ngaba bakaba bamaze kwigarurira imitima ya benshi mu bakunzi ba filime nyarwanda. Kuri ubu ngubu rero filime zabo zikaba zizajya zica kuri Radio 10, aho zizajya zica buri munsi ku saa 3:30 zikajya zica kuri TV 10, aho zajya zicaho nimugoroba saa 3:30. Uyu mugabo rero akaba yavuze ko ibi ngibi byose abikesha kwihangana ndetse no gukora cyane, ko ari byo bituma agera kuri uru rwego.